Kubirebana n'ubuzima turiho koko Yesu yasize avuze ko tudahangayika ahubwo twizera Imana, bivuze neza ko izaba ari igisubizo cy'umuntu wese ku bihe byose kandi mu kantu kose. Ubwo rero bizadusaba ko tudahangayika. Ariko mu migani 12:22 haranditse ngo umutima unezerewe n'umutima mwiza ariko umutima wawe utera konda. Ariko muri Luka 21:3-4 havuga ngo abantu bazaremerwa n'ivutu no gutsindana n'amaganya y'isi. Uwo munsi ukazatungura abantu. Bigaragara neza rero ko ibitera guhangayika birahari. Niyo mpamvu umuntu wese agomba kwirinda ngo arebe ngo niki nakora ngo ne guhangayika. Muri cya gitabo cyitwa kurya kandi ugakiza harimo aya magambo tugiye kuvugaho, kugira ngo nibura mu gihe twita ku bintu kandi bikenewe, tugeze kuri iyo ngingo yitwa stress, kuko abantu benshi cyane bayizi kandi bakaba bayivuga. Turashaka ngo nibura buri wese agerageze kuyumva hatabayeho byinshi. Ni page ya 308 kugira ngo tubashe kumenya neza ibisabwa n'ibibuzwa, kandi buri wese aharanire kugira ngo nibura ageze ku rugero rw'ibyo asabwa neza, kugira ngo umuntu ye guhangayika kandi bihangayikisha bihari, ye guhangayika abamuhangayikisha bahari, ye guhangayika kandi umubiri unaniwe biragoye. Ariko pour lutter contre le stress, favoriser les aliments qui contiennent des vitamines C et des vitamines B1. Niba ushaka kutajya uhangayika cyangwa kumenya kubijera, ufite ibiguhangayikisha, ufite akazi kabarangica, ufite akazi inshingano zikurenze, usabwa gukora byinshi kugira ngo hunguke bike, ariko kugira ngo we guhangayika bisaba yuko umubiri wawe buri munsi ugomba kuba ufite B ya mbere na vitamine bita C. Iyi C rero ikabikunda kuboneka mu bibisi, ni ibiribwa biriho bidatetse. Kabiri ni ibikomoka ku binyampeke, ubona biri muri B ya mbere. Aya mavitamine yombi arafasha. Hirya yaho ntabwo ndi buje muri byinshi. Ukeneye avoka, ugakenera na orange cyangwa se ironje. Izi mbuto zombi zirakenewe ku muntu wese uba ukeneye gukora kuri gahunda mu gihe cyiza kandi neza, kandi kivike kigahora cyuzuye, kandi ntagire ibyo ahuzagurikamo, kandi ntacogore, kandi ntiyange. Ndetse muri magufa akishimira gukora, akishimira kubaho, kandi agatunganya ibyo ashinzwe. Bigaragara nibyo umuntu abe bigaragara ko ubwo ariho kwishimira gukora, wishimiye kubaho, kandi ugatunganya ibyo ushinzwe. Ukeneye avoka, ukeneye ironje, ukeneye hirya y'ibyo ukeneye icyayi bita time na romare. Ibintu byombi iyo bikoreshwa nibura 4 mu cyumweru, bigaragara kugira ngo l'avocat est un anti-stress. Avoka ni urukingo rwo guhangayika cyangwa se umunaniro w'indengakamere. Naho orange ngo ni anti-fatigue, nabyo ni urukingo rw'umunaniro. Ubwo kimwe ni mu bwenge, ikindi ni mu mihore cyangwa se mu mubiri. Ibi bintu byombi urabikeneye. Noneho biramutse ubikeneye kandi ukabikoresha kenshi, ubikoresha na cyayi, cyangwa waba udasinzira neza nijoro bitewe n'akazi, cyangwa kurya ukesheje, cyangwa ubuzima bukuvunnye, ubwo ndavuga mu bwenge, byatuma udasinzira neza, kandi udasinzira neza wese azimiza amaraso. Mbese udasinzira amasaha 8 buri joro ubujimije amaraso, bigatuma uhomba. Rero ukeneye avoka, ukeneye orange kugira ngo nibura bigufashe. Izi mbuto zombi usomye neza ugakurikirana nka avoka ngo urebe ngo baby imaze iki cyangwa ikora iki, niho wamenya neza ibisabwa ibyo ari byo. Mu gitabo cyitwa Santé par icyo bita Santé par la plante, page yacyo 181 havugamo aya magambo ngiye gusoma. Vuge nti yareka ipaje nyibahe maze kuyisoma neza. Avoka ni 161 aho kuba 181. Harimo aya magambo agira ati, kubabikurikiranira hafi kandi babyumva, avoka ni urubuto rwiza. Bavuze ngo la salade d'avocat est bienfaisante en cas d'infection de l'estomac, de l'intestin. Irakenewe cyane iyo murwaye igifu cyangwa amara. Le feuille et les gènes poussent stimuler la vésicule. Iyo
utetse amababi yayo matoto ukanywa amazi yayo bituma agasabo k'induge kawe gakora neza. Eso itire pour guérir le plein et blessure, birakiza ibisebe n'ibikomere. Elle stimule le mouvement de l'appareil digestif et relaxe l'estomac. Amazi y'amababi yanyoye byagufasha mu gutuma igifu cyawe kiruhuka n'imyanya yose igogora. Stimule régulariser les flux menstruels. Abantu bose imihango yabo igenda nabi cyangwa ikaza nabi cyangwa igasiba barayikeneye. Tonifie les organes reproducteurs féminins, bikaba rero ituma imyanya yo kororoka y'igitsina gore ikora neza. Noneho tutagiye muri byinshi wasanga harimo bikomeye cyane kwa kuvuga ku kamaro ka avoka, ariko cyane twitaye mu guhangayika cyangwa se mu kuruha ko mu bwenge. Ntabwo turumuze kubitindaho, ahubwo tugiye kuvuga ibintu byose byafasha mu gihe umuntu yaba afite ikibazo cyo guhangayika. Ibyo bizasaba iki kandi habuzwa iki kandi hihutirwa iki? Aha niho twashatse ngo nibura buri wese agerageze kumva neza. Haranditse hagira hati haba hakeneye impamvu. Umuntu akeneye vitamine C na B ya mbere kubwo kwirinda guhangayika, ariko hariho n'ibindi bituma ibyo wariye bikingira guhangayika bishira. Ndavuga ngo nko kunywa ikawa cyane, inzoga cyane, ndetse n'ibyo kurya n'imiti baguha yo kuringaniza imbyaro bituma B ya mbere na C biba bikeya, bigatuma guhangayika byongera. Umuntu urakeneye na B ya gatanu wayibona mu mashu, wayibona mu buki, iri muri soya, iri mu runyanya, iri mu bihwagari, ndetse no mu ngano nziza. Aho hose harimo gukenera B ya 9 iboneka muri epinari, chou brocoli, zitwa andive, ingano zimejeje, ubunyobwa. Ibyo nabyo birakenewe mu gihe guhangayika. Ukagira vitamine E, iyo nayo iboneka mu ngano zimejeje, izitwa rozanwa cyangwa se ibintu byose byanwa kubabiziza nka za noisette, noix de coco, noix de cajou. Ibyo byose amababi imboga zose icyatsi kibisi gitsibaze, ugakenera calcium. Ibi byose birinda guhangayika, ariko cyane icyo twitayeho ni ironji, ni avoka. Ibyo bintu byombi ni imbuto ebyiri zifite akamaro mu gutuma umuntu amererwa neza. Rero zituma umuntu adahangayika, usinzira neza, ugashobora kurya, ugakunda ibyo ukora, ukabikora neza, ukabikora ushaka, kandi ntibikunanize ngo ugacuho ku buryo bushobora gutera uburwayi. Avoka rero n'ironji ni imbuto zikwiriye, kimwe kirinda guhangayika, ikindi kikarinda umunaniro. Noneho by'umwihariko ku ironji, iyo wayifashe ukayihata yayindi ifite ibara ry'umuhondo, ntuyihate cyane ngo ugere ku mutobe wayo, ahubwo ugakuraho ka gahu k'inyuma igasigara ari umweru. Uwo mweru utuma abasirikare bahoraho, yarangiza umutobe uri imbere ukarema amaraso kandi ukayoza, kandi mu mihore yawe ugahorana imbaraga. Kuko abantu benshi cyane kubwo kwirinda guhangayika bakeneye avoka, bakeneye ironji, bakeneye icyayi cya time na romare nibura 4 mu cyumweru, bakaba bafasha ubuzima bwabo. Wabikora buri munsi nta ingaruka byagira, ariko nibura ko akimuhana kaza imvura ihise, ubwo bivuze ngo utabihinze uzabibona bikugoye. Birakwiriye yuko umenya kubikoresha kuri gahunda nziza. Imana ibafashe naho ubutaha.